Giye kona mbona impfu nyinshi cyane, mbona hari impfu abantu bakajya bapfira ku gasi retitifotaye, umugabo akajya guhaha ntagaruke resiziwaya, mbona impfu mu bana zigiye zitunguranye. Uwiteka dutabare, Uwiteka naturengere, Uwiteka narengere igihugu cyacu, Uwiteka narengere abadukurikiranye bose, Uwiteka narengere isi yacu. Barimo barajya kuri za kamera bakavuga iby'Imana itabatumye. Yesu yarambwengaje kona n'abantu bari kwitira izina ryayo kandi barimo kubeshya. Reka mbabwize ukuri, indi tumye abantu barimo bagiye kumarana. Iyindi Imana yaduhaye bitumye abantu barimo barayikorera ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bitumye abantu barimo baravuga ibidakwiriye. Yesu yambwiye ngo nimugarukira aho ngaho muhindukire, iyindi uzayigaburira neza. Aba mu nsengero urabona umuntu yateye imbere ukumva birakubabaje, ukumva birakurakaje, nkubwire ngo mugihe nta rukundo ufite, nawe nayo nkubwire ngo uyu uragowe kandi urarushye. Ariko mbabwire ngo Yesu agiye kuza kandi n'ukuri araje vuba, kandi ibimenyetso byerekana yuko Yesu aje birimo birihuta kuboneka. Nubwo duha tuvuga bakagira ngo ni kwa kundi byahoze, ariko n'ukuri tugiye kwinjira mu bihe bigoye imbere y'abana b'abantu. Ariko Imana ibyo byose ubukora irabireba, ibyo ukora hatagaragara Imana yacu irabireba. Mureke dufate umwanzuro dukora iby'Imana ishaka. Haleluya. Ndabizi rwose mujye munyihanganira, nuko nahamagawe Yesu ari kumwe ngo nimbwiza abantu kuri rwose. Mureke dukora iby'Imana ishaka. Wamuririmbiwe ukora iby'Imana ishaka, yo nkubwira ngo ibyo byose umubiri n'ubusa ujye uba. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Ndabasuhuza shuti bakunze b'Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye. No kuvuga nabari mu Rwanda, nabari hanze yarwo, abari mu majyaruguru ndetse n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, mwese turabahaye ikaze kandi tubifurije umugisha w'Imana. Mugomeze kugira impagarike n'ubugingo. Turi kumwe n'ubundi n'umukozi w'Imana Josiane Nyiramwiza. Umukozi w'Imana. Ndabona wambaye neza cyane. Murakoze. Umeze utese? No kubera Imana tumeze neza, turashima Imana. Ntabwo ari ukubera amafaranga. No kubera Imana. Amafaranga muri iyi minsi yarabuze, ariko Yesu arayafite. Oya, ariko wenda nge nayabura, gusa nawe wayabura. Agaciro ni amavuta. Agaciro ese ayo mavuta muvuga ni bwoko ki? Amavuta Yesu arayagusiza. Vikingi tuyagure ni amavuta ava mu gukiranuka. Ava mu gukiranuka no gusenga no kwizera Yesu, no gukora iby'Imana ishaka, no gukora iby'Imana ishaka. Ayo mavuta ni meza, ntawe utayakeneye kandi azana amahoro. Niba rero ukuri iki kiganiro urwaye cyangwa ubabaye, aya mavuta ashobora kuza kukumara agahinda, ashobora kukugira muzima wari urwaye, wari ufite ibibazo. Turakwifurije rero kugira ayo mavuta kandi ayo mavuta agukomeze. Amen. Watwemerera ugasenga kugira ngo dukomeze, ndetse ukanibwira n'abantu badukurikiye. Mana mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Mana turakubashye aka kanya, tugucire bugufi Mana ngo ushyirwe hejuru. Mana baduhaye ikaze n'akaribu ku Irembo Ryera, turagushimye kuko wabyemeye Mana ko Mana tugera aha hantu. Turakubashye rero, nyemera data umuntu wese ugiye kudukurikirana umuha umugisha, kandi Mana ugire aho umukura naho umugeza. Mu izina rya Yesu nyemera data ubohora imitima yose yari iboshywe, abari bananiwe, abari bacitse intege, abari batentebutse. Mana ubongeremo ibyiringiro. Ndagushimiye, tuguhaye ikaze n'akaribu Kristo. Nyemera Mwuka Wera bane natwe, Mwuka Wera dushyigikire, burinzi bwawe butubeho, igitinyiro ubudahangarwa bidakwiye kukutitifotaya, kukumenyera bikurweho. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo Mana ugaragare, turakubashye. Icyo ni cyawe Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, turabakunda. Gukomeza kudutumira, hari impamvu buriya, hari icyo Imana ishaka ku Banyarwanda, hari icyo Imana ishaka ku mitima myinshi igiye itandukanye. Ni ukuri turabashimiye, by'umwihariko Irembo Ryera turarishimiye bwo kudutumira mukaduha ikaze. Kuba ahantu twicaye ntago turi abambere tuhicaye, nubwo turi n'aba kabiri. Hagenda hanyura abantu benshi bagiye batandukanye, ariko nuko dushimye Imana ikomeje kutugirira icyizere
tukaba dukomeje kubana. Imana ibaho umugisha rero n'ukuri turabakunda cyane. Imana yantumye ibintu bikomeye cyane kugira ngo mbwire abadukurikiye cyangwa se abatwumva cyangwa isi yose cyangwa se mu bihugu bigiye bitandukanye, Imana yantumye ibintu bikomeye, ariko ntimugire ngo hari ukuntu abantu muri iyi minsi bari gufata ibintu bakabigira ngo nayo ngo ni baba niko ni bya bindi byabo, ariko n'ukuri mbabwiza ukuri iby'Imana iri kudutuma cyangwa se iri kuducishamo ni ibintu biri shuwa, ni ibintu bifite imbaraga, bisaba ko umuntu wese ugomba kubyumva cyangwa se kubikurikirana agomba gushyiramo akabaraga akisuzuma akareba koko ahageze cyangwa se akareba uburyo abanye n'Imana, kuko iminsi tugezemo ni iminsi ya nyuma kandi ni iminsi igoye, ubwo abantu benshi bari buze kujya bahura n'ibintu byinshi bigiye bigoranye, ariko ibyo byose ikintu kiri buze kubabashisha ni ukuba bafite kubaha Imana no gukora iby'Imana ishaka. Tudatinze kugira ngo ninjire kuri message y'Imana Imana yampaye, ni ukuri ndabinginze ngo babwire ngo ntimwumve ngo mubifate kwa kundi niki, ariko ngo mbabwire ngo umuntu wese uri bunkurikire cyangwa se umuntu wese uri bunyumve ashyiremo akabaraga hari yashinga iva agasenga, yaba ari mu modoka, yaba ari mu agenda, yaba ari mu buriri, yaba aryamye, wongere wisuzume urebe ko ubanye n'Imana neza. Mutwe w'ijambo ronzanye cyangwa se icyigisho tugiye kugenderaho ni ijambo rivuga kuba maso. Nzanye ijambo ribwira abantu bose bankurikiranye ngo babe maso, kuko aho turi kwerekeza cyangwa se ibyo turi gura nabyo ni ibintu bisaba kuba maso, haba mu gukorera umurimo w'Imana, haba mu kazi gasanzwe, mbese birasaba kuba maso, kuko nutaba maso uraza kuriganywa usange n'ubundi waruhiye ubusa. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwose bwanditswe na Matayo 25 umurongo waho wa mbere, ibice 25 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ku murongo wa 6 ariko ninjoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ku murongo wa 9 ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntago yadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura ku murongo wa 10 bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Haleluya, haleluya. Nazanye ijambo rivuga ngo kuba maso. Aba bakobwa 10 bose bari biteguye gusanganira umukwe, bose bumvaga ko bari mu cyerekezo kimwe, bumvaga bose ko ibyo bari gukora bose nyine ari ugusanganira umukwe. Ariko hakaba harimo abakobwa 5 bari bafite ubwenge, bazi ko byanga binoga isaha n'isaha umukwe azaza. Bano bakobwa ndavuga ku bakobwa, bano bakobwa 5 babanyabwenge batereye imisozi n'abapfapfa barabakurikira, bumva ko nyine bose bari gusenga kimwe. Batera umusozi ariko bafite ibanga,
barasenga, barakomeza amatabaza yabo barayabungabunga, barakomeza baringinga, barakomeza baca bugufi, barakomeza bakora iby'Imana ishaka, barasirimba n'ibyiza. Ariko bano bakobwa batanu b'abanyabwenge bari bafite icyo Imana yavuzeho, bari bafite icyo bavuganye n'Imana, bari bafite ikintu basinziranye, bari bafite ikintu bafite. Haleluya! Aya matabaza yabo bahoraga babungabunga, bagakiranuka, bagakora iby'Imana ishaka. Ntabwo bagenderaga mu kigare, ntabwo bagenderaga mu kavuyo, ntabwo babivangavanze. Barakomeje bamenya ko byanga binoga, bahora bari maso, bamenya ko isaha n'isaha umukwe azaza. Kandi uyu mukwe naza ko nta kindi ari ugucana amatabaza yabo bagasanganira umukwe. Ariko abakobwa b'abapfapfa babumvaga ko nyine umusore yaratetega bakemera, ubashukisha amafaranga bakemera, ubabwiye ngo bajya hanaha bakemera. Abakobwa b'abapfapfa mbese bumvaga nyine nabo batazi iyo bajya niyo bari kuva. Nubwo bari bafite amatabaza ariko nta mavuta yari arimo, byari byararangiye, amavuta yari yarashize, nta yari ahari. Wowe uri kunkurikirana nkubwira ngo uramenye ubu umukobwa w'umupfu, ntubu umukobwa w'umupfu, ahubwo umukobwa w'umunyabwenge. Uramenye utazaba wararuhiye ubusa. Muri iyi minsi hari abantu retitifotaya baruhiye ubusa, bagiye kuzaruhira ubusa. Muri iyi minsi hari insengero nyinshi nshaka kugira ngo mvugeho. Muri iyi minsi dushumbya abantu, ariko nubwo dushumbya abantu uramenye utazagira ngo ushumbya abantu kandi ari abapfapfa, nta bantu bazima barimo. Yo nkubwira ngo ube maso mushumba, ube maso muhanuzi, ube maso muvuga butumwa. Yo nkubwira ngo ba maso, tugeze mu bihe bigoye, ibihe biruhije. Yesu agiye kuza, mwene data, Yesu agiye kuza. Ibyo byose ubayemo uko kose uri kwinezeza, Yesu agiye kuza. Bano bakobwa batanu nubwo bose bari bategereje umukwe, ariko umukwe yatinze kuza. Bose barahunikiriye, bose barasinzira. Ariko nubwo basinziriye, hari abari baravuganye na Nyagasani. Nubwo bari barasinziriye, hari abari bafite icyo bibitseho. Yo nkubwire ngo uramenye utazagendera mu kigare ukagira ngo itabaza ryawe riracyaka kandi ryaramaze kuzima. Nagize ijambo rivuga ngo uyu munsi ba maso, wongere usuzume itabaza ryawe, urebe ko itabaza ryawe rikimeze neza, urebe ko ugisenga, urebe ko ukiriza ubusa, urebe ko ugifasha imfubyi, urebe ko ugisura abarwayi, urebe ko ugifite urukundo nk'urwo wari ufite. Nagira ngo nkubaze ngo mbese uracyafite urukundo nk'urwo wari ufite? Ese itabaza ryawe ntabwo ryazimye ukaba ugira ngo riracyaka? Ese ntukivuga ubutumwa itabaza ryarazimye? Ese ntabwo ukora amasengesho ugira ngo itabaza riracyaka? Ese ubimeze bite? Nagira ngo wisuzume mu mutima wawe, uvuga uti mbese itabaza ryanjye riracyarimo kwaka? Aho ntishobora kuba ryarazimye wowe utabizi, wowe ugira ngo Imana iracyakwishimira, wowe ugira ngo Imana iracyakubona. Ijambo rivuga ngo mube maso. Reka tube maso, tugeze mu gihe kigoye, igihe kiruhije abantu bose, abakozi b'Imana igihe kiruhije, abahanuzi igihe kiruhije, abavuga butumwa igihe kiruhije. Tugeze mu gihe kigoye. Nazanye message rero, Mwuka w'Imana yambwiye ngo ariyiziye kandi aje guhemba no guhana. Aje mu bagabo, aje mu basore, aje mu bakobwa, aje mu babyeyi, aje mu bavuga butumwa, aje mu bakomeye, aje buri hantu hose. Yesu yambwiye ngo ariyiziye kandi aje gusaka. Yesu yambwiye ngo aje kwitegereza. Yesu yavuganye nanjye ngo araje kuko ibyago n'amakuba bibaye byinshi. Mbabwiye ngo musabe imitaka kuko igihe tugezemo imvura iraguye, kandi iyi imvura iguye ratitifotaye, iyi mvura igiye kugwa, igiye guhitana umuntu uwo ari we wese utabaye maso. Umuntu utarebuye maso iyi mvura iramugeraho, umuntu utarebuye maso iyi mvura iramugezaho. Mbabwiye ngo tugiye kwinjira mu gihe kigoye, ahubwo abantu bagiye kwihakana Yesu. Nagiye kubona mbona abantu barimo barihakana Imana, mbona abantu barimo barishakira izindi mana ratitifotaye, mbona abantu bihimbiye izindi mana, mbona abantu bishakira izindi mana. Buriya wagiye mu bapfumu uba wagiye kwihimbira izindi mana. Iyo wagiye mu bapfumu gushakisha ngo baguhe imiti kugira ngo uzabe igikundiro, uba wagiye kwishakira izindi mana. Mbona abantu benshi barimo barihimbira izindi mana ku buzima bwabo, ariko ijambo ryangwe ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko manywe nawe rwose ngo nzaguhana, ngo mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nubwo muri iyi minsi abantu bari kuziba amatwi, badashaka kumva ratitifotaye, ntabwo bashaka kumva iby'ukuri, ahubwo barashaka ibinezeza imitima yabo. Bashaka ko tubabwira ngo nimwakire viza, bashaka ko
ko tubabwira ngo nimwakire amafaranga, bashaka ko tubabwira ibintu nk'ibyo, ariko nkubwire ngo tega amatwi wumvuweho. Yesu aragukeneye. Wamaze guta Imana, wamaze kuyitera umugongo, uyu munsi ufata umwanzuro ubwira Imana ngo Uwiteka, ndebye itabaza ryanjye sanga ryarazimye. Uyu munsi wabwira Imana ikongera ikata itabaza ryawe, itabaza ryawe ryaba ryarazimye. Amagambo yararijimije, ubusambanyi rwajimije itabaza ryawe. Ayiwe, amagambo yazimije itabaza ryawe, ishyari ryajimije itabaza ryawe. Muri iyi minsi abantu buzuye amashyari, abantu buzuye inzangano. Umuntu arimo arakugirira ishyari nk'uko nkunze kuza aha ngaha, abantu bagatangira bagasebya bagenzi ukumva ko nta kindi wakorera umuntu, ukumva ko ugomba kumusebya, ukumva ko ugomba kumuharabika. Waba n'umuntu yateye imbere ukumva birakubabaje, ukumva ntabwo bigushimishije, ukumva nawe urumva ushaka iki kibi wamukorera. Bamubwiye ngo mureke ishyari, tureke inzangano, tureke amatiku. Muri iyi minsi abantu bari mu tuntu tudafite umumaro, utuntu tudashinga. Abantu bari mu matiku, abantu barimo barasebanya hirya no hino, haba mu nsengero. Urabona umuntu yateye imbere ukumva birakubabaje, ukumva birakurakaje. Bamubwiye ngo mu gihe nta rukundo ufite, nawe nayo nkubwiye ngo uyu uragowe kandi urarushye. Ariko mbabwire ngo Yesu agiye kuza, kandi n'ukuri araje vuba, kandi ibimenyetso byerekana yuko Yesu aje birimo birihuta kuboneka. Nubwo duha tuvuga bakagira ngo ni kwa kundi byahoze, ariko n'ukuri tugiye kwinjira mu bihe bigoye, ubwo abakristo bagiye gutotezwa, ubwo bavuga izina rya Yesu Kristo by'ukuri, abo ngabo bagiye gutotezwa. Mureke dukureho ibintu by'igipindi, dukureho ibintu by'ikigare. Abantu muri iyi minsi turimo turavuga gukora kw'Imana, bakumva ngo niko byahoze, bakumva ngo ni bya bindi, bakumva ngo ni wa mugore. Ariko mbabwire ngo Yesu agiye kuza, kandi mbabwiza ukuri intambara ni nyinshi hirya no hino. Nagiye kubona no mbona ibyago n'amakuba biziye abantu, mbona imvura ibaye nyinshi, mbona intambara zibaye nyinshi, mbona abantu barahanganye, haba mu nsengero mbona abantu barahanganye, mbona hirya no hino mbona amakimbirane mu bantu. Ariko ko turi busenge tukinginga Imana, hari ikintu Imana iri bukore. Yo nkubwire ngo uri kwanga kumvira Imana, Imana ije gushyira ku karubanda abantu biyita izina rya Yesu Kristo, kandi Imana yabara mu gitabo ikaba ntago irimo kubabona. Abantu muri iyi minsi barimo barajya kuri za kamera bakavuga iby'Imana itabatumye. Yesu yarambwengaje kubona n'abantu bari kwiyitira izina ryayo kandi barimo kubeshya. Reka mbabwize ukuri, indi itumye abantu barimo bagiye kumarana. Iyi ndi Imana yaduhaye bitumye abantu barimo barayikorera ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bitumye abantu barimo baravuga ibidakwiriye. Yesu yambwiye ngo nimugarukira aho ngaho muhindukire, iyi ndu uzayigaburira neza, uzayiha ibigushimije, uzayiha ifiriti, uzayiha inyama, uzayiha ibyo byose, uzanezerwa. Ariko yankubwire ngo uzabikuye mu manyanga. Yesu yambwiye ngo nimugarukira aho ngaho. Nuko Imana arambwira ngo abantu mushaka imitaka, kuko ibyago n'amakuba biraje kandi bibaye byinshi. Retitifotaye reziziwa y'amando, ibyago n'amakuba bibaye byinshi. Imvura iraje kandi ije kunyagira abantu benshi. Imvura iraje abantu, abamama imvura iraje, abagabo imvura iraje, abasore imvura iraje, abakobwa imvura iraje. Nimushaka imitaka mwitwikire. Nagiye kubona mbona icyorezo, hari icyorezo kiziye abantu, hari icyorezo kiziye abantu benshi bagiye batandukanye, hari indwara zigiye zitandukanye ziziye mu bantu, hari ibyorezo bigiye bitunguranye. Nagiye kubona mbona impfu nyinshi cyane, mbona hari impfu abantu bakajya bapfira ku gasi. Retitifotaye umugabo akajya guhaha ntagaruke. Resiziwaya mbona impfu mu bana zigiye zitunguranye. Uwiteka dutabare, Uwiteka naturengere, Uwiteka narengera igihugu cyacu, Uwiteka narengera abadukurikiranye bose, Uwiteka narengera isi. Iyi si yacu irarushye, iyi si yacu iraruhijwe. Niko titifotaye n'abakorana n'izindi mbaraga nabwo babaye benshi. Yesu arambwira ngo nimbabwire ngo amatabaza yanyu mbese aracyarimo kwaka, amatabaza yanyu mbese ari hehe, mbese bimeze gute? Ongera wisuzume, kuko ibyago n'amakuba biratuziye. Mbona inzara ibaye nyinshi, mbona amafaranga ku buryo abantu bagiye kujya bagira amafaranga ariko bakabura ikintu bayakoza kubera ko ibintu bigiye guhenda cyane. Nagiye kubona mbona ibintu birahenze. Retitifotaye mbona ibintu birahenze, mbona abantu barimo barahinga, mbona bararumbije. Titifotaye mbona ubutaka bujemo indwara, abantu bakajya bahinga, abahinzi bagahinga, ibintu bikazamba. Retitifotaye mbona hari izuba ryinshi rigiye gutwika ubutaka. Mana we dutabare. Mbona izuba ribaye ryinshi,
mbona ubutaka bugiye kujya bunashya, mbona izuba ribaye ryinshi, mbona abantu mu mazu yabo umuriro ubaye mwinshi, mbona abantu ubushyuhe bubaye bwinshi, abantu bagiye kujya bicwa n'ubushyuhe, retitifotaye, ubushyuhe buvuye ku zuba, mbona abantu barwaye umutwe, mbona abantu bafashwe n'umwuka w'ibisazi, umwuka w'ibisazi uvuye ku zuba. Imana namwe mbabwire bantu mwe, nimureke twongere ibihe byo gusenga. Imana ishyira ikimenyetso ku nzugi zacu, Imana ishyira ikimenyetso ku miryango yacu. Reka saba ikimenyetso, saba ikimenyetso, kuko abantu bamenyereye Imana. Imana ije kurimbura, abantu bamenyereye Imana, abantu barayimenyereye. Hari saba ikimenyetso mu Kristo, saba ikimenyetso mu rugo rwawe. Imana ikurindane n'abawe, Imana ikurindira umuryango, Imana ikurindira abana. Nagiye kubona mbona abana impfu nyinshi mu bana, abana bakajya bajya muri za pisine bagapfa, retitifotaye, mbona hari impfu zigiye zitunguranye, umwana akajya aryama akabyuka yapfuye. Mureka twinginge Imana ikureho ibi byago n'amakuba. Mbona rero inzara ibaye nyinshi, mbona abantu bagiye kujya barya, ni abantu bari gukora iby'Imana ishaka. Mbona abantu bagiye kujya barya, ni abantu bari kubaha Imana. Mbona abantu bagiye kujya barya, ni abantu bari kuyikorera by'ukuri. Mbona abantu bagiye kujya barya, mbona ni babandi bayubaha. Imana ije gutandukanya urukungu n'amasaka, retitifotaye, Imana ije gutandukanya urukungu n'amasaka. Urukungu rumaze kutitifo, rurimo rurangiza mu nzu y'Imana. Urukungu rurimo rurakora ibintu byinshi bitari byiza, ariko Imana ije gutandukanya intama n'ihene. Haleluya, haleluya. Imana ije gukora, Imana ije gukora ibidasanzwe. Rero suzuma itabaza ryawe urebe ko ritazimye, kuko muri iyi minsi ibirimo kuzira isi biraza, ibiri kuzira isi nibisanga itabaza ryawe ryarazimye, nawe urabigenderamo. Nagiye kubona mbona umuvu uratembye, kandi uwo muvu urimo gutemba ugatembana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu muvu mbona utembanye ibintu byinshi. Mbabwire mwabahanuzi mwe, mureke twongere ibihe byo gusenga. Abavuga butumwa bongere ibihe byo gusenga, abashumba twongere ibihe byo gusenga. Mureke twisinganise ku Mana, twibwire ngo Uwiteka turengere. Imana yacu ni inyembabazi, Imana yacu ni urukundo, Imana yacu irashoboye. Imana idutabare. Abantu bari guhanga amaso ku bidafite umumaro, abantu bari mu tuntu tudafite umumaro, abantu bari mu gusebanya gusa, bari mu magambo, bari mu matiku, mbese abantu barimo guhatana, abantu bashaka ibyubahiro. Kandi nkubwiye ukuri, Imana itaguhaye icyubahiro nta mwana w'umuntu wakiguha. Imana itakubahishije, abantu bari mu isiganwa, abantu bari mu ihatana, bari mu gusiganwa mu buryo bw'umubiri, ntabwo bari gusiganwa mu buryo bw'umwuka. Mbese abantu buzuye ihangana. Iyo usebeje mugenzi wawe wunguka iki? Mbese iyo wumva uvuze mwene so nawe wunguka iki? Umva ntacyo bivuze. Jamwe yavuze ngo ntugatokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, banza utokora agatotsi kari mu jisho ryawe. Banza wisuzume wowe, banza wigenzure mbere kugira ngo utunga agatoki abandi. Banza uvuge ngo mbese Mana njye uri kumbona gute? Ugusanga ku macano menshi agiye atandukanye, ugasanga abantu barimo barasebanya, abantu bashaka kwinjira mu buzima bw'abantu kuko uko bahanga amaso ku musaraba, kuko uko bakora iby'Imana ishaka. Imana yacu irababaye. Nukuri kambabwiza ukuri, Imana yacu irababaye. Muri iyi minsi Imana irababaye. Mureke dushaka n'Imana umwete, mureke dushaka Imana by'ukuri. Umva nkubwire, uzanezerwa ujye mu kabari ubyine winezeze, ariko amaherezo yawe azaba mabi. Hunga ucike shitani, hunga udapfa, hunga uyu munsi wabyuka uri muzima, ariko ejo ukabyuka byarangiye. Nagira nkubwire ngo shaka imirimo izaguherekeza. Mbese imirimo ufite nihe mama? Imirimo ufite nihe papa? Imirimo ufite nihe wa mukobwa we? Ese imirimo niyiye? Imirimo ufite no kwirwa mu kabari, imirimo ufite niyo kwirwa utwara abagabo b'abandi, imirimo ufite niyo gukuramo izo nda, imirimo ufite niyo kwiyambika ubusa, imirimo ufite niyihe? Ese itabaza ryawe nirihe? Niyihe? Ese niyihe mirimo ufite muri iyi minsi? Imirimo izaguherekeza niyihe mama? Imirimo izaguherekeza niyihe wa mukristo we? Nukwirirwa uteranya abantu, nukwirirwa uvuga amagambo, nukwirirwa ugira ishyari, nukwirirwa ufite ubugome. Imirimo ufite izaguherekeza niyihe? Mureke dushaka imirimo izaduherekeza, kuko imirimo izaduherekeza. Haleluya. Iyo ngiyo niyo izaduherekeza kugeza ku rupfu, kugeza mu bwami bwo mu ijuru. Imirimo wakoze myiza nizaguherekeza, ariko nukuba warakoze imirimo mibi, iyo ngiyo nizaguherekeza. Birababaje kuba mama we yarakubyaye, warangiza ugapfa nabi, warangiza ukiyandarika, ukajya mu biyobyabwenge, ukirwa wiyahuza izo mogi, ukirwa wiyahoza ayo matabi. Nababwiye ku kiganiro kindi natanze,
ndababwira ngo itabi ntago ritanga ibitotsi nta nubwo ritanga umunezero. Ndababwira ngo umugabo wasambana n'umugabo uyu munsi ntago yaguha umunezero, n'ubundi ibibazo byawe ntago bivaho. Umuntu utanga umunezero, umuntu utanga amahoro ni Yesu Kristo wenyine. Jambo ryaramwe ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Yesu niwe ujya uruhura abantu bakagubwa neza. Yesu niwe ujya utanga amahoro. Yesu niwe ujya utanga imbaraga. Yesu niwe ujya wubaka urugo rugakomera. Haleluya, haleluya. Utabaye mu Mana neza ni ukuri isi yakubona. Utabaye mu Mana neza ejo wasara, abantu bose bahagucishamo ijisho. Reka mbabwize ukuri, Yesu niwe ujya utanga amahoro. Yesu niwe ujya utanga agaciro. Haleluya. Mana yacu irashoboye, Mana yacu ni nyembaraga. Ndakwinginze mwene data, ndakwinginze fata umwanzuro utandukane n'icyaha. Icyaha kiraryoha ariko nawe Satani hawukoze isoni. Icyaha kirakuryohera uyu munsi ariko ejo nawe ukababara, amaherezo yawe akaba mabi. Yo nkubwire ngo barabiyahura nuko babona isi bayihaze, suko baba batayikoreye. Reka nkubwire ubuzima bwawe bwose reka ubushyire muri salonse y'ijuru. Ubuzima bwawe bwose butereke mu Mana. Urebe ukuntu uba neza, urebe ukuntu ugira amahoro, urebe ukuntu uryama bigakunda, business zawe zikemera kubera ubuzima bwawe buteretse mu Mana. Haleluya, haleluya. Biragoye muri iyi minsi ubwo abantu bavuga ngo mwami mwami ntago aribo bazajya mu ijuru. Yo nkubwire ngo ikiranuka ku giti cyawe, hanga amaso umusaraba. Wireba ku bantu, wireba ku bapasiteri, wireba ku badiyakoni, wireba ku baririmbyi. Wowe cungana n'izamu ryawe. Abantu muri iyi minsi barimo barirwa bapima agakiza k'abandi. Wipima agakiza k'abandi, banza wowe ugenzura ibyawe gusa, urebe kubanye n'Imana neza. Nta kindi gusa kiri buza kukurengera ni ukuri bukora iby'Imana ishaka. Namubona babwiye ngo rero ibyago n'amakuba niba bije mureke dusenge. Ntago nazanye iterabwoba hano, aho nkubwira ngo va mu byaha. Kuva mu byaha kwawe kuratuma Imana iguha umutaka. Kuva mu byaha kwawe kuratuma Imana iri bukurinde, ikurindire umuryango, ikurindire n'abawe bose kubera wavuye mu cyaha. Urugo rw'umukiranutsi Yesu ararwemera, Yesu ararukunda. Haleluya, haleluya. Yo nkubwira ngo ntago umukiranutsi ajya korwa n'isoni nubwo ibyago n'amakuba byaba byinshi ariko Imana imukiza muri byinshi. Haleluya, haleluya. Yo nkubwira ngo kora iby'Imana ishaka. Itandukanye n'iyo groupe mbi ndi kubona abantu ba muri groupe mbi kugeza muri Gehinomu, groupe y'ubusambanyi, groupe y'ubusinzi, groupe yo kubeshya, groupe yo kujya mu bapfumu, groupe yo kunegurana, groupe y'ishyari. Abantu bagira amashyari. Ndacyaba ku kintu cy'ishyari, umuntu arakureba waba uri kugira icyo uvuga kumva utavuga. Ishyari ni nk'umurozi. Buri umuntu ugira ishyari ni uburozi. Murugiye cyara bari umurozi. Nkubwira ngo ibyo byose rero ngo urabikora nka kwihorera. Ukibya ko manywe nawe rwose ngo nzaguhana. Mbishyira imbere y'amaso uko bikurikirana. Imana yacu ni nyembabazi. Imana yacu ni urukundo. Igutegeye amaboko. Ako kaga n'amakubayemo, ibyo byagubayemo, urananiwe, urarushye, uri mu buzima butajya bugira ishusho. Ayo nkubwira ngo nuva mu byaha ugakora iby'Imana ishaka, ubuzima bwawe Yesu ari bubuhindure, abuhindure neza. Banza wisuzume urebe ko ikibazo urimo atarabashe kukizanira. Urebe ko ubukene ubayemo atarabashe kubwizanira. Ushobora kuba udatanga icyacumi, ushobora kuba utagira urukundo, ushobora kuba ugira ubugome mu mutima, waranze kubabarira abantu. Mu bantu bose mugendana uhora ufite inzika, uhora ufite inzangano. Ariko nkubwire ngo uko ukora iby'Imana ishaka Yesu azagukura mu izo ntambara. Nukwira mbabwiza ukuri, Imana yacu ni urukundo, iratabara. Nta muntu itarengera. Ikintu Imana yacu yanga ni icyaha, ariko abantu bose Imana irabakunda. Amen. Mureke dukiranuke rero ku gato no ku kanini, duhunga ducike kuko birakomeye. Nagiye kubona mbona abantu bari kuvuza induru, mbona abantu bararushye, mbona izuba ririmo rirabatwika, abantu babura ahantu bahungira. Ariko ukuri bukomeze kuba ku Mana, ugakora iby'Imana ishaka. Ni ukuri kose Imana izagutwikirira izuba, Imana izaguhisha, Imana izakugamisha. Haleluya, haleluya. Imana yacu izakugamisha kuko wakoze ibyo gukiranuka, ukanga ubugome bwo muri iyi si. Imana izakwimana, Imana izatanga gikurikirana, Imana izagushyigikira kubwo gukora iby'Imana ishaka. Amen. Rero nukuri muhunge mucike mutuze amatabaza yanyu murebe ka kirimo kwaka. Wavutse mu muryango mubi urabangura bazinukwa, ariko nkubwire ngo udafite urukundo ntaho byakugeza. Wavutse mu muryango ntibakwishimira, uba mu buzima bugoye, uba mu buzima bw'ubupfubyi, uba mu buzima buruhije. Ariko uko urushaho kwegera Imana, Imana ikagubasha kuguha umuryango. Iyo ubaye mu Mana neza ikubera papa, ikakubera mama. Imana igibasha komora ibikomere, washa
ugashaka urugo rubi wa mugore we, ariko ujya ukora iby'Imana ishaka, Imana irakubakira ikagushyigikira, umugabo ikamuhindura, waba mwurwo ukabura urubyaro, Imana yacu igitanga urubyaro, Imana igitanga abana. Yo nkubwe ngo ukora iby'Imana ishaka, ukura kwirwanira, ukura kujya mu bapfumu, ukura kubangikanya Imana. Imana yacu nayo ikunda abantu bayibangikanya. Waba urwaye umugongo igihe kirekire ari ihembe baguteje, wowe kiranuka ukora iby'Imana ishaka, iryo hembe Yesu araza kuri gukuramo. Wowe ushaka kuba umaze mu kigezo kinini cy'inzara, ari karande zo mu miryango, ari gukora iby'Imana ishaka. Yesu afite ibyo kurya, Yesu afite buri kimwe cyose, nta kintu Imana yacu ibuze. Reka mbabwize ukuri, Imana yacu iratabara, ariko ikintu Imana ikunda umutima uciye bugufi, ikunda umutima ukora iby'Imana ishaka. Tuve mu busambanyi, tureke ibyo byose, tureke kwishushanya mu nzu y'Imana. Abantu bakiriye agakiza ariko barimo barishushanya, bakishushanya imbere y'abana b'abantu, ariko Imana ibyo byose uba ukora irabireba. Ibyo ukora ahatagaragara Imana yacu irabireba. Mureke dufate umwanzuro dukora iby'Imana ishaka. Haleluya. Ndabizi rwose mujye munyihanganira, nuko nahamagawe Yesu ari kumwe ngo nimbwize abantu kuri rwose. Mureke dukora iby'Imana ishaka. Wamuririmbiwe ukora iby'Imana ishaka, yo nkubwira ngo ibyo byose umubiri n'ubusa, ujye ubasha kubora ubwiza. Ushaka kuba ufite ubwiza ariko budafite Yesu, umubiri bikarangira birangiye. Shaka imirimo izaguherekeza, shaka ibikorwa ufasha abantu, ukureho ubwo busambo, ukureho ubwo bugugu, nukarya hari abantu bari bishwe n'inzara. Mbese ushaka imirimo izaguherekeza. Amaturo dutanga, ibya 10 dutanga, iriya ni imirimo, ni nko kwiyubakira inzu, ni nko kwiteganyiriza. Rero nudashaka imirimo nukuri ukibera aho ngaho biragoye, ariko ikintu Imana ishaka ni ugukiranuka. Mbese uri maso cyangwa urasinziriye? Ese aho ntiwibwira ko itabaza ryawe ryaba rikiri kwaka kandi ryaramaze kuzima? Suzuma itabaza ryawe, ureke imirimo wakoraga ariyo ukibasha gukora. Imana rero duhana umugisha. Murakoze cyane, ndabinginze bantu mudukurikiye, duhanire kuba maso kuko Yesu araje, kandi ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Nubwo abantu twabigize ngo nayo, ngigiye twavugiye ngo Yesu araje, ibigiye kujya bigaragaza ko Yesu agiye kuza, ugiye kujya ubona uhuru utunguwe n'ibintu bigiye bitandukanye, ibintu bigiye bigoranye. Muri iyi minsi imbaraga z'umwijima zirimo ziragendagenda zikora hirya no hino. Nutaba amaso uzashutuka wisanga mu zindi mbaraga. Hari umuntu umwe muri iyi minsi waje ngo ni musengera, arambwira ati nahuye n'abantu bakora n'imbaraga z'umwijima, bantwara amafaranga, bantwara miliyoni 45, barazi indya zose bazimaraho. Ndamubwira nyine abo bantu bariho. Ubwo rero utabaye maso uzasanga nawe bakuriye utwawe twose baturangije. Ndamusenya namugane wowe kora iby'Imana ishaka, ukiranuke, utunganye inzira zawe zose, Yesu azakugira neza kubwo gukiranuka. Ariko abantu muri iyi minsi mube maso, nukuri mube maso, haba mu bahanuzi mube maso, mu bavuga ahantu hose mube maso, mukora iby'Imana ishaka. Nubwo abantu bagenda dukira commentaire zo kudusebya no kudusenya, turabyihanganira, ntago abantu bumva ibintu kimwe, ariko mbabwire ngo icyo musabwa ni ukuba maso no gusuzuma itabaza ryawe ukareba ko rimeze neza, ko amavuta arimo, utazaruhira ubusa. Biragoye kuba kuruhira ubusa imisozi watereye, abantu wasuye ariko Imana itabibona, abantu wagaburiye Imana itabibona, kugira ngo nyine wiyerekane imbere y'abantu. Birababaje kuba waruhira ubusa, waratereye umusozi, warasuye abarwayi, ariko ibyo byose ukaba warabikoraga bitari ku mugambi w'Imana. Uramenye rero utazaba wararuhiye ubusa. Uramenye mubyeyi, utazaruhiye ubusa, mugabo, musore, mukobwa, utazaba wararirimbye ukaruhira ubusa. Imana iturinde kuruhira ubusa, Imana idushyigikire, kandi nuko twambika imbaraga idushoboze. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge tubwira Imana ngo iduhe kuba maso, kandi ibi byorezo n'ibyago n'amakuba biziye isi, izi mfu n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye navuze haruguru, Imana iduhe imitaka, idushyireho uburinzi, kandi nukuri iduhagarareho. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba. Turagushimiye Mana. Nyemera data bari barasubiye inyuma wongera ubabyutse, abari bacitse intege, abari batentebutse, abari barabivuyemo, Mana ubongerera imbaraga. Ndahamagara imbaraga zibohora, ndahamagara imbaraga zibohora, imbaraga zibohora, imbaraga zikiza, zikura abantu byaha Mana. Abantu barakumenyereye, abantu batitifotaye, abantu barabivangavanze, abantu gukora ibyo bishakiye. Mu izina rya Yesu
Kristo, nyemera Kristo, abantu bongere bakugirira icyizere, abantu bongere bakugirira icyizere mu izina rya Yesu. Abantu basubiye inyuma, abantu bararambiwe, abantu baguteye umugongo, mu izina rya Yesu hagakiza umuntu wese. Saba imbabazi umuntu wese udukurikiranye, Mana wari warasubiye inyuma, wabivangavangaga, mu izina rya Yesu reka uganze, wongere utange agakiza bundi bushya. Turakubashye kandi Mana uduhe imitaka, udutwikirize mu mababa yawe. Jambo ryarambwiye ngo uba mu rwihisho ngo rwisumba byose, ngazaba amahoro masamasa. Ndabwira Uwiteka uri ubuhungiro bwacu, ndasenze Mana ngo utubere ubuhungiro, kandi Mana udukomereze amaboko, udushyigikire. Turakubashye, turagushimiye, icyo ni cyawe Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.